Tabashuje mwese bene data inshuti zacu abavandimwe bakunzi ba Pure Gold TV kandi bakunzi b'ikiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi ni wa kabiri twinjiye mu masengesho y'iminsi 7 muri iki cyumweru. Uyu munsi wo kuwa kabiri tariki ya 5 z'ukwa karindwi 2022 tugiye gukomeza ya masengesho twatangiye ejo y'iminsi 7 dusenga cyane dusengera abatarakizwa. Kuko hano kuri Pure Gold TV dufite inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza, yo kubwira buri muntu wese ubutumwa bwiza, inkuru z'agakiza. Ururimi yabavugamo rwose, nubwo hano turi kuvuga mu Kinyarwanda nawe mvi Kirundi turi kumwe, ariko Imana yaduhaye n'impano yo kuvuga Icyongereza, Igifaransa, Igifurama. Abantu bazi izo ndimi bose n'ukuri ubutumwa buratambuka. N'izindi ndimi zose mu isi yose ubutumwa buratambuka. Ntacyo bitwaye ururimi uvuga urwo arirwo rwose rukoreshe, ubwira umuntu nibura uyu munsi umwe kugira ngo amenye Yesu. Hari umuntu uri buze kumva iyi message, hari uzayumva, nzi neza yuko Imana ari yikora kandi hari icyo izakora. Tugiye gusenga rero uyu munsi wa kabiri cyane wowe turi kumwe twibuka wa wundi utarakizwa duturanye, wa wundi mu muryango wawe utarakizwa muri kumwe, kuko Yesu Kristo yaduhaye inshingano yo kubwira umuntu wese agakiza. Nta kuntu rero tuzabwira umuntu ngo akizwe nta mavuta y'Imana aduherekeje, nta kuzura umwuka we, nta mbaraga z'Imana, kuko ibanga niri umwuka wera twahawe ni utsinda, ni we wemeza umuntu icyaha. Nshobora kuvuga mu mubiri ntasenze ntagire n'umwe ukizwa, ntagire n'umwe wumva, ariko izo mbaraga z'umwuka wera wowe nanjye turazikeneye. Wowe nanjye dufite inshingano yo kubwira abandi ubutumwa bwiza, dukeneye izo mbaraga rero. Ntabwo duzisaba rimwe, n'uguhozaho buri munsi dusaba amavuta, kuko nge nawe dukeneye amavuta ngo tubone kwaka. Dukeneye umwuka wera ngo tubone kuvugira Imana, tubone kubwira abandi inkuru z'agakiza, kubabwira Yesu twuzuye umwuka w'Imana. Tudafite izo mbaraga ntabwo twabishobora. Reka rero uyu munsi wa kabiri wo gutitiriza, wo kwinginga Imana iduhe imbaraga z'umwuka wera, tuvugurure, nirangiza kandi umwuka w'Imana yikorera imirimo, atsinde benshi. Uwo duhura uyu munsi wa none nkamubwiriza ahite abyumva, ahite amavuta umwuka w'Imana umutsinda, umukoreho, maze gutyo dukora umurimo w'Imana. Kuko intego yazanye Yesu hano ku isi ni ukugira ngo abantu bose bakizwe. Nuko yireherejeho isi yose agiye ku musaraba, kugira ngo uzizera wese akizera izina rye akamwizaho umukiza azakizwe, narangiza ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none rero ni umunsi wo kongera kubinginga no kubasaba bene data ngo twongere dusenge, dupfukame aho uri nanjye aho ndi, dusaba Imana kutwuza imbaraga z'umwuka wera kandi tubashe kuvuga ubutumwa bwiza ngo benshi bakizwe, dusengera abatarakizwa kugira ngo Imana iboroshye imitima. Ubutumwa bazumva mu rurimi urwo arirwo rwose rwabo bumva, bazakire Yesu. Iyo niyo ntego twahawe, iyo niyo misiyo Imana yashyize ku mutima. Niyo mpamvu hano nemeye kujya kuri Pure Gold TV kugira ngo numvire umuhamagaro, kuko Imana yampamagaye, yarampamagaye nanjye ndumvira, kandi ngo kumvira kuruta ibitambo. Umurimo si uwanjye, umurimo ni uw'Imana. Gusa ndabasabye bakunzi bacu, bakunzi ba Pure Gold TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, babone njya noherereza muri kuri contact zanjye, n'ukuri turi kumwe, muransengera nk'abasengera. Reka dufatanye umurimo w'Imana rero. Nta kindi gituma ndi hano mfata uyu munsi, ni ukugira ngo dufatanyirize hamwe, kandi burya benshi barutumwe, maze dusenge turebe ukuntu abantu bakizwa, mu ijuru hazuzure, maze ngo ikuzimu kwa shitani hazaba ubusa. Iyo niyo ntego ya Yesu Kristo. Reka natwe rero intego yacu uyu munsi wa none tugiye gukomeza tureba rya jambo dusengeramo uyu munsi. Ni isezerano twahawe n'Uwiteka Imana Data, isezerano dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 41 ku murongo wa 13. Ntarahasoma nagira ngo twinginge dusaba umwuka w'Imana n'ubundi aba ari uyobora aya masengesho tugiye gufatanya akanya gatoya. Mana, turagushimye ko waduhaye umukiza Yesu Kristo ngo atugire ku musaraba, apfira isi yose kugira ngo uzamwizera wese akihana ababarirwe kandi ahabwe ubugingo buhoraho. Ndagushimye kandi ko tutari twenyine, Yesu yasubiye mu ijuru
aragusanga yicaye iburyo bwawe kandi aradusabira, arangije adusabira n'umufasha. Umufasha yaraje umwuka wera. Uwo mwuka wera hano turamukeneye kuri Pure Gold TV kugira ngo abe uyobora. Jyewe Jose mbe mikoro maze umwuka wera yivugire muri jye kugira ngo abantu bafashwe, nanjye mfashwe. Urakoze Mana ko mwuka wawe ari kumwe natwe, niwe ugiye kwikorera, niwe ugiye kudufasha kumvira ijambo neza. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakunzi banjye, inshuti z'Imana, reka dukomeze tureba biri jambo tugiye gusengeramo kuri uyu munsi wa kabiri w'amasengesho. Uyu munsi wa kabiri kwa kabiri tariki ya 5 z'ukwa karindwi 2022 ni umunsi wa kabiri dusenga twinginga Imana muri iyi minsi 7 y'amasengesho. Iri sezerano nkuko narivuze turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 41 ku murongo wa 3. Haravuga ngo, kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Ukuboko kw'iburyo ni ijambo usanga muri Bibiliya nibura inshuro 166. Bisobanura ko ari ijambo ryangombwa ku Uwiteka, rifite icyo rivuga. Iri jambo ryo kuvuga ngo ukuboko kw'iburyo bisobanura imbaraga z'Imana, kuko n'ubusanzwe ukuboko kw'iburyo kw'Imana yaturemye niko dukoresha hanini, niko Imana yashyizemo imbaraga kuruta ukuboko kw'ibumoso. Ukuboko kw'iburyo bisobanura ikintu positifu, bisobanura ko Imana ije iguhaye imbaraga, igufasha. Ukuboko kw'iburyo ukuboko kw'iburyo iragufashe. Ukuboko kw'iburyo irakubwiye iti nguhaye imbaraga, nguhaye ubushobozi, nguhaye ubutware, nguhaye za mbaraga nshya, imbaraga nshya ziturutse kuri jye, niko Uwiteka avuga. Kandi akubwira ati izi mbaraga nguhaye, ubushobozi nguhaye, ubu butware nongeye kuguha, amen, nukugira ngo nkubwire ntiwitinya. Witinya ahubwo koresha izo mbaraga, koresha ubwo butware, koresha ubwo bushobozi mu izina rya Yesu. Ntutinye kandi umenye ko ngutabara. Ndagutabaye, nkuzaniye ubutabazi, nkuzaniye imbaraga, nkuzaniye ubushobozi, nkuzaniye ubutware bushya, kandi nkubwira ntiwitinya, ndi kumwe nawe kandi ndagutabaye. Imana iragutabaye muri bya bibazo umaze mu imyaka n'imyaka, iragutabaye muri bwa bushomeri, iragutabaye hahandi wari uri bwa burwayi uri ku buriri, iragutabaye. Ahubwo subiramo aya magambo, wongere uyasome, uyagira yawe aya magambo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 41 umurongo wa 13. Uyasubiremo umunsi wose, nanjye ni nkuko tumenye tuti aha ni amagambo yanjye, ni isezerano ryanjye. Imana iragufasha ukuboko kw'iburyo, Imana iragufasha ikubwira iti Jose witinya, Mariya witinya, Joseph witinya, Yohana witinya, mwitinya, ndabatabaye. Imana yagutabaye, kweretse inzira hahandi wagendaga umeze nk'impumyi, hahandi wumvaga nta cyerekezo. Imana iragutabaye, Imana itabaye ibyawe, Imana iragutabaye kandi yaguhaye ubushobozi. Imana ije kuguha ubushobozi bwo gusenga, Imana ije kuguha ubutware. Bwakire none tubukoreshe, tubishyire mu bikorwa. Satani naza agahinguka tuzamumenya maze tumwirukanire kure. Satani w'ibinyoma, Satani w'amanyanga, Satani w'inzara, Satani w'uburwayi. Hari ibigeragezo byinshi, hari imiyaga myinshi, ariko umenye uti ndahagaze, mfite autorite, mfite imbaraga, mfite ubushobozi, nawe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo byose birahita bikurwaho. Tugiye gusenga rero, dusengera muri ubutware, dusengera mu mbaraga, dusenga kuko ejo twaremye ngo isengesho ni bombe. Amen, ni bombe. Tugiye gukoresha iyi bombe y'amasengesho dukubita maze byose bikurwa mu izina rya Yesu Kristo. Niba turi hamwe twizeye, reka dukubite ubwo burwayi, ya mavi akurya, reka dukubite bya bifu n'urwaye igifu gikurweho, reka dukubitisha ibombe y'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Babandi batarakizwa bakizwe, babandi babashwe na karande babohoke mu izina rya Yesu. Babandi bahora barwaye umutwe uveho, babandi uzi bwa bukene bukujojobeje, kwa kundi udafite amafaranga minerivare y'umwana, kwa kundi uvuga uti ndi imfubyi ntacyo mfite. Imana iraguha ababyeyi, reka dusenge. Imana iraguha ababyeyi, Imana iragusubiza cya kibazo ufite wihereranye mu mutima. Imana igiye kugusubiza kuko gusenga twizeye Imana ivuga iti witinya Jose, ndagutabaye. Witinya Jose, ndaje
dore ndi Imana Uwiteka Imana yawe, nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinye. Amen. Akira ubwo buhanuzi, akira iryo sezerano ni ryawe umunsi wa none. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye kubwira isezerano, turagushimye kubwo kugira neza, turagushimye ko udufashe ukuboko kw'iburyo, bisobanura ngo uduhaye imbaraga nshya, uduha ubushobozi bushya, uduha ubutware bushya, uraduhaye, utugaruriye bwa butware waraduhaye, turabwakiriye. Umwanzi yari yaradutwaye kuba buti nimba ha butware mutware byose byo kwisi. Turagushimye ko dutegeka amazi akumva, dutegeka inyanja ikumva, turategeka kuko n'ubutware waduhaye turabwakiriye, turategeka indwara zikumva zigahunga, turategeka abadayimoni bagahunga mu izina rya Yesu Kristo, turategeka Satani akatuvaho ikibi in Jesus name. Turagushimye Mana kuri kumwe natwe, ndagushimye, ngushimiye iyi imva, ngushimiye uburyo bwo gusenga. Umunsi wa kabiri ni umunsi wo gusengana umuriro, ni umunsi wo gusenga dufite imbaraga, Satani agahunga, ibintu bigatungana. Turagushimye, amasezerano turayakiriye. Sabiye bene Data batarahabwa imbaraga, babuze umwuka wera, tuvugurure twese, dusengere mu mbaraga zawe kuko nizo duhaye n'ukuboko kwawe kw'iburyo. Urakoze Mana kubyumvise byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bene Data, twari kumwe kuri uyu munsi wa kabiri w'amasengesho, turakomeza n'ubundi. Aka kari gato cyane karake, mbese navuga ni introduction y'uyu munsi. Ubu ni intangiriro. Komeza usenga huri, nanjye ndagusengera. Contact zawe ndazifite. Turi kumwe rero, ndagenda mvuga izina ryawe kandi ibyifuzo byawe umwami Yesu arabizi. Nanjye ibyanyu umwami Yesu arabizi. Tugiye gusubizwa, tuzajya tuza duhura dufite amashimwe. Mana ishimwe, kugirire neza, tujye gukoresha ubutware twahawe, Satani ahunge maze yamigisha imanuke kuko Yesu ari kumwe natwe. Kandi Imana Data yaravuze ati kuko jye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, wowe wivuga izina, nzagufata ukuboko kw'iburyo Jose, nzagukunda kandi nzakubwira nti witinya, ndagutabaye. Imana iragutabaye, irantabaye. Reka twakire gutabarwa n'Uwiteka. Umunsi mwiza, tuzakomeza ejo.